Intambara ya Bruce Melody na The Ben ikomeje gufata indi ntera. Mu minsi ishize ku gitaramo cya The New York Groove kijya gutangira, Bruce Melody yari yatumiyemo na The Ben, bumvikana mu masezerano, mu byari bigize amasezerano harimo ko azamwishyura miliyoni 10 ndetse akazamufasha gukora tour ye izenguruka igihugu cy'u Rwanda. Gusa ibyo ngibyo The Ben menya atari byo bari bumvikanye, ahubwo n'amakuru yari yagiye hanze aciye kuri side ya Bruce wenyine. Rero Bruce Melody yaje kuba azamura tag cyangwa se ifoto ya tour ye, atajya guteguza tour ye izaba muri Sama muri uyu mwaka izenguruka igihugu cy'u Rwanda. The Ben yayisamiye hejuru ahita avuga ko ari fake news, nta tour bafitanye. Abo ngabo byaje gukomeza bifata indi ntera bitewe nuko Bruce Melody ajya kujya muri The New York Groove hari amasezerano yuko abo ngabo bombi muri tour The Ben azamufasha, ndetse icyo ngicyo cyaje ari nk'ikintu gisimbura yuko The Ben amafaranga yari guha Bruce Melody kugira ngo ajye mu gitaramo cye yari amafaranga Bruce Melody adasanzwe akorera, amafaranga make kuri Bruce Melody yari kumuha amafaranga miliyoni 10. Rero Bruce Melody yahisemo kugira ngo icyo gitaramo kijyemo ashyiraho indi kondisiyo yuko we na The Ben bazakorana tour izenguruka u Rwanda, nawe akajya agenda amwishyura miliyoni 10 kuri buri gitaramo. Kuri buri gitaramo cyose The Ben yazajya ajyamo agaperforminga, azajya mwigenda amwishyura miliyoni 10 kuri buri gitaramo. Gusa The Ben bagisohora yuko tour igiye kuba bagitangira kuyiteguza, uko urabona turacyari mu kwezi kwa mbere kandi tour iri mu kwa 7, bivuze ko kungu kwari kuyiteguza bakaba bayisasira. Gusa The Ben Bruce Melody akipostinga, The Ben ahise musamira hejuru ati ni fake news, ati nta masezerano dufitanye. Intambara y'abagabo irakizwa nande? Bwira igitekerezo cyawe, se wowe uri B, uri Tiger B cyangwa se uri Team Bruce 001? Reka duhure muri comment.